Abakunzi ba HTV channel twongeye kubasuhuza nkuko mubimenyere buri munsi tuba dufitiye amakuru meza, amakuru afite icyo yigisha cyane cyane n'urubyiruko kuko ari bo Rwanda rw'ejo. Dufite inshingano nyinshi nk'urubyiruko, ariko HTV channel irahari nk'igisubizo kugira ngo itubwire byinshi byatugira akamaro. Nkuko mubizi dufite na website tuyo dukoresha yifashisha even YouTube kugira ngo tubashe gutanga amakuru y'ingenzi kandi afasha wese. Uyu munsi rero HTV channel twagize umugisha dusura ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide yakorewe abatutsi 1994 iba ku nteko. Ese uhageze wese niki cyangwa wifuza kuza wese niki yahakura nk'amateka? Ese ari gishiki urubyiruko? Ese iyo tubonye abashitsi bakaza aho ngaho niki bahavana? Tugira tubabwire umushitsi wemeye ko tugira n'ikiganiro araje bibwire ndetse ababwire nibi byose turimo kwibaza kugira ngo mwe mudukurikiye tubakangurira ko nyuma yaho twababwira inzira byafata kugira ngo namwe musubire ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide. Komeze mudukurikire. Karibu rero, nagira ngo wibwire abadukurikiye nkuko mwemeye ko tubasura, nagira ngo mwibwire abadukurikiye maze tugira ibibazo bimwe na bimwe tubabaza nk'abantu bafite inshingano zo kumenyekanisha ibikorwa by'abandi. Nagira ngo uyu mwanya n'uwanyu wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Medali Bashana, nkaba ndi umuyobozi w'iyi ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide. Ingoro iherereye hano mu ngoro y'inteko nshinga amategeko, ingoro mwashoboye gusura, kaba ari imwe mu ngoro 8 zigize ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ziherereye hirya no hino mu gihugu. Nkabandi umwe mu bakozi ndetse by'umwihariko bakoze muri iyi ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide kuva yafungurwa ku mugaragaro muri 2017, ariko n'ubusanzwe nkaba nari umukozi w'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda kuva mu 2010 kugeza none. Murakoze cyane. Nagira ngo mbabaze Medali, iyi ngoro iri hano ku nteko. Mbere yuko abantu tubabwira icyo bisaba, nagira ngo umuntu yaje tubona abashitsi bahaje, tubona n'abandi babisabye, iyo bahaje niki n'aya mateka ari hano yatuma umuntu wese uri mu gihugu hirya no hino cyane cyane urubyiruko turimo gushaka kubariza amakuru yakwifuza kugira ahangaha akamenya n'aya mateka ari hano. Murakoze cyane. Iyi ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika genocide nk'uko nabibabwiye ahanini yubatswe ije kuziba icyuho cyagaragaraga mu mateka yacu, aho abantu bashoboraga gusura inzibutso za genocide yakorewe abatutsi haba Gisozi n'ahandi hirya no hino mu gihugu, bakabona uko umugambi wa genocide wateguwe nuko washyizwe mu bikorwa, ariko hakabura icyiciro cya kabiri cy'aya mateka cyagaragazaga uko abahoze mu ngabo za RPF bahagaritse iyi genocide yakorewe abatutsi kuva mu kwezi kwa 4 tariki 7, ubwo umugambi mukuru w'ingabo za RPF Major General Paul Kagame yatangaga itegeko ryo guhagarika genocide, rikaza no gushyirwa mu bikorwa n'abahoze mu ngabo za RPF kuva itariki 8 z'ukwezi kwa 4 kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo genocide yahagarikwaga hirya no hino mu gihugu, ndetse ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi hagashyirwaho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. So iyi ngoro rero ahanini yaje kuziba icyo cyuho muri ibi bijyanye n'aya mateka yacu. Mugize neza kutubwira. Ese ingoro ivuga guhera ryari? Ivuga guhera 1994 genocide itangira, cyangwa se muhera nagira mutubwire amateka atangira ryari kugira ngo tumenye ko genocide ubundi yahagaritswe mu kwezi kwa karindwi 1994, ariko aya mateka ari hano mufite atangira ryari? Ubundi navuga ngo iyi ngoro isa naho ikubiye mu byiciro bigera kuri 3. Ahanini icyiciro cya mbere tureba inzira y'imishyikirano ya Arusha, yateganyaga ko hagomba kujyaho leta y'inzibacyuho yaguye y'ubumwe bw'abanyarwanda, hakajyaho n'inteko nshinga amategeko nayo ihuriweho n'imitwe yombi ari RPF ndetse na guverinoma ya Habyarimana n'indi mitwe itaravugaga umwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Hanyuma iyo nzira y'ayo masezerano ya Arusha ari nayo yaje kuza gusinywa
ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani muri 1993 ndetse RPF iranayubahiriza ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri 1993 yohereza abanyapolitike bayo ahangaha n'abasirikare 600 bitegura gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Arusha. Ariko nkuko tubizi twese hanini ntabwo imishyikirano ya Arusha yigeze ishyirwa mu bikorwa, ahubwo ku rundi ruhande leta Habyarimana yo yihutishije gutegura ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside ndetse inihutisha itegurwa ryawo, inaza no kuwushyira mu bikorwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 ubwo indege yari itwaye perezida Habyarimana yaraswaga, bigahinduka urwitwazo rwo gushyira mu bikorwa uyu mugambi wari warateguwe kuva kera. Icyo ni icyiciro cya mbere dusura muri iyi ngoro cy'amateka yihariye. Icyiciro cya kabiri rero nk'uko nari nabivuze, jenoside indege ya Habyarimana imaze guhanurwa bihindutse urwitwazo rwo gushyira mu bikorwa uyu mugambi wa jenoside, ku itariki 7 abantu barishwe hirya no hino mu gihugu, ndetse n'iyi ngoro y'inteko nshinga amategeko turimo yatangiye kuraswaho abantu hirya no hino mu gihugu baricwa. Ibi byatumye rero wari umugaba mukuru w'ingabo wa RPM Major General Paul Kagame atanga itegeko ku ngabo ze guhagarika jenoside no kurokora abicwaga, bakanasenya n'ibirindiro by'umwanzi wakoraga jenoside kuri icyo gihe. Hanyuma ku ikubitiro iri tegeko ryo guhagarika jenoside ryashyizwe mu bikorwa n'ingabo 600 zari zaraje ziherekeje abanyapolitike bari baje gushyira mu bikorwa y'amasezerano ya Arusha. So barasohotse ahangaha birwanaho kugeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 nyuma y'iminsi 4 gusa, ubwo izindi ngabo zari ziturutse mu majyaruguru zaje kubavuna cyangwa se kubatera ingabo mu bitugu. Noneho tukanabona muri icyo cyiciro cy'itangwa ry'itegeko uko izindi ngabo zanyuze mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, icyerekezo cyo hagati, icyerekezo cy'uburasirazuba bw'amajyepfo n'icyerekezo cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru, bagenda bahashya umwanzi basenya ibirindiro bye, ari nako barokora abicwaga kuri icyo gihe. Nanone muri iki cyiciro cy'ibi bikorwa bya gisirikare byo guhagarika jenoside tukabonamo urundi ruhande rutugaragariza cyane cyane ibikorwa by'ubutabazi byagiye bikorwa hirya no hino mu gihugu, za Kiziguro, hano muri Kigali za Sainte Famille, za Saint Andre, za Saint Paul n'ahandi hatandukanye, Stade Amahoro, hagiye harokorwa ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi bahigwaga kuri icyo gihe. Iyo dusoza iki cyiciro rero cy'urugamba n'itangwa ry'itegeko, hanini tunagaragaza n'umusozi wa Rebero, umwe mu misozi ikomeye cyane yagiye iberaho intambara koko zikomeye, igahagarara indi misozi yose yagiye iberaho intambara zikomeye mu gihe cy'urugamba rwo guhagarika jenoside no kubohora igihugu muri rusange. Hanyuma icyiciro cya gatatu cy'iyi ngoro tugisozanya n'ibitero bikakaye cyane byashenye ibirindiro by'umwanzi bikomeye, bikamunegekaza, bikamuca umukenya, ntabagishoboye gukora ubwicanyi hirya no hino, harimo nka Barracks ya Kanombe, ikibuga cy'indege cya Kanombe, harimo ibigo nka za Kigali, mo Kigali, harimo za Jari, harimo Rebero twavugaga n'ubundi n'ahandi hatandukanye. Umwanzi bagiye bamukora koko hakamubabaza bigatuma atagishobora gukora ubwicanyi hirya no hino, kugeza ku itariki 17 ubwo Ruhengeri na Gisenyi byavagamo, ku itariki 19 hakajyaho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko nanone nk'uko tubiza hanini urugamba rwo guhagarika jenoside kenshi rusaba imbaraga za gisirikare, ariko nanone n'uruhare rw'abasivili cyane cyane mu bikorwa byo gushobora guhisha, kurokora abantu bakabashyikiriza ingabo za RPA, narwo rwitaweho muri iyi ngoro. Barashimirwa, bahabwa umudari na nyakubahwa perezida wa repubulika, umudari w'umurinzi, ndetse nabo tukaba dufitemo amafoto yabo hano. Ariko ahanini n'ibyo byiciro bitatu bigize iyi ngoro. Icyiciro kigaragaza iyo nzira y'imishyikirano ya Arusha, uburyo umugambi wa jenoside wihutishijwe nuko washyizwe mu bikorwa, hanyuma n'itegeko ryo guhagarika jenoside nuko umwanzi yatsinzwe kugeza hagiyeho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Hakaba rero n'igice cyo hanze abadusuye bashobora gusura gikubiyemo amamonima atandukanye nayo yunganira aya mateka arimo imbere mu ngoro. Murakoze cyane kuduha ibyiciro bigize ngoro twasuye uyu munsi. Kurumva ari amateka meza. Ese mugira urubyiruko mubona uko yashiriweho kugira ngo cyane cyane urubyiruko kuko rutabayeho mbere ya jenoside benshi babashe kumenya ibyabaye nk'amateka,
yego. ese babasha kubasura nk'uko mubyifuza? ni buhe buryo mukoresha kugira ngo mukangurire abantu baze, kuko ntabwo ahanini ndakeka bitigishwa mu mashuri nk'uko amateka ari hano twabonye, ntabwo byigishwa mu mashuri. ni buhe buryo mwatekereje bwatuma aya mateka agera ku rubyiruko mushaka yashiriweho n'ino ngoro? Murakoze cyane. ngira ngo ahanini twavuga ko iyi ni imwe mu ngoro kuva ishyizweho, imwe mu ngoro zisurwa cyane kurusha izindi ngoro zose mu gihugu. Mbere y'uko ifungurwa ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yasurwaga n'abantu bari hagati ya 300 na 600 ku kwezi, ariko aho yamariye kuyifungura nibura ku kwezi mbere y'iki cyorezo cya corona twashoboraga kubona hagati y'abantu 5,000 n'ibihumbi 7,000 ku kwezi, aho wasangaga nibura 75% by'abantu badusura ari Abanyarwanda, hanyuma 25% bikaba abanyamahanga baturutse hanze. Muri iyi 75% nanone kwijana y'Abanyarwanda ukajya ugasanga hafi 50 nanone muri iyo 75% ugasanga n'urubyiruko. Ahanini rero hari uburyo bwashyizweho bwihariye butuma urubyiruko rushobora kuza gusura iyi ngoro, ariko nanone bitavuze ko rwose ruba rwaragezweho, haba hari izindi ngamba ziba zituma tugomba kurugeraho. Icya mbere navuga nuko tugira ibyitwa outreach program, no kushyira ibikorwa by'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda aho abantu bari hirya no hino, cyangwa kubisangisha communities aho ziri hirya no hino. Aho rero niho duhagurukira tukajya mu mashuri, tukajya mu giturage hirya no hino aho abantu bari, tukabakangurira ingoro nk'iyi ngiyi ko yaje ifite amateka meza, bafite ibintu byinshi bashobora kwigiramo, bityo rero bakaba baza kuyisura. Icyo ni igikorwa kimwe. Ikindi cya kabiri, tugira ibiganiro bitandukanye ku maradiyo n'amateleviziyo bikangurira abantu kugana ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda. Nanone hakaba ibikorwa dukora bitandukanye biri mu nshingano z'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda, zirimo ubushakashatsi no kumurika ibindi bintu bishyashya, ariko bikanajyana no gutegura ama events atandukanye agamije gukurura abantu ku ngoro kugira ngo bashobore kuyisura. Rero twavuga ngo urubyiruko mu by'ukuri abenshi turazi ubu ngubu ko bavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, so hari imbaraga nyinshi cyane rero zishyirwamo kugira ngo koko uru rubyiruko turukuraho ruri, rugera ahangaha rudusure, tutibagiwe kandi ibiciro byabo bisuriye ingoro ko biba biri hasi ugereranyije n'iby'abandi bantu bakuru, kugira ngo bashobore kubona access kuri iyi ngoro y'amateka. Ndumva nyuma yuko mutubwiye yuko hari ingamba mwashizeho ndetse munakazikomeza buri munsi, nagira ngo mubwire abantu icyo bisaba iki banyuraho kugira ngo baze gusura, kuko nk'umwana w'Icyangugu, nk'umwana wa Nyagatare, nguni zose zigize u Rwanda, hano hashobora kumubera kure. Ese hari uburyo, hari iminsi yo gusura, se buri munsi birasurwa? Se muri periode turimo wenda ya covid hari impinduka zabaye? Wenda mwatubwira. Ngira ngo gatoya nanagaruke ku kibazo wigeze kumbazaho, nabaye nkoho nta gisubiza mu buryo buri straight. Nuko iyi ngoro ivuga amateka yo kuva ku itariki, tuvuga igihe amasezerano ya Arusha yasinyiwe, kuva ku itariki 23 itariki 4 z'ukwezi kwa munani muri 1993, ikaza ikageza ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko ibyo bice bindi bibanza by'inzira y'imishyikirano ya Arusha ndetse n'itegurwa ry'umugambi wa jenoside n'ishyirwa mu bikorwa byawo, ahanini tubifata nk'ibibanziriza n'ibisasira itangwa ry'itegeko ryo guhagarika jenoside. Bityo tukibanda ku itangwa ry'itegeko ryo guhagarika jenoside, ko ayo mateka yandi abanza ubushobora no kuyabona ahandi hose. So twibanda rero ku minsi 100 kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 7 niyo mateka agaragara muri iyi ngoro. Ku kijyanye rero no kuyisura nk'uko wari ubibaje, utese byorohera buri muntu, biroroshye cyane kuko iyi ngoro ibifunguye buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva saa 2 kugera saa 11 muri ibi bihe bya covid-19, ariko ubundi bifunguye kuva saa 2 kugera saa 12 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Tariki ya mbere y'ukwa mbere kugera 31 z'ukwezi kwa 12,
uretse itariki 7 z'ukwezi kwa kane ubwo dutangira gahunda yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, abantu babemerewe kuza kwisura. Iyo uvuze rero gusura kenshi binajyana n'ibiciro, abantu bahita bibaza batari ko iyo ngoro iherereye mu ngoro y'inteko nshinga amategeko, ubwo koko n'ibiciro ntibijyanye n'inteko nshinga amategeko n'abahaba, ariko ntabwo ibiciro bihanitse cyane. Ku munyarwanda udusuye yishyura amafaranga 1,500 umunyarwanda mukuru, umunyeshuri akishyura amafaranga 700, umunyamahanga uturutse mu karere ka East Africa na CPGL cyangwa ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari akishyura 3,000, hanyuma umunyamahanga waturutse hirya y'icyo gice mvuze akishyura 6,000. Ariko noneho ingoro bishobora kugira utundi duce twihariye hejuru y'iyi ngoro, nk'uko mwahasuye mwahabonye amamonima. Hasi hari umusirikare wunamiye abandi basirikare baguye ku rugamba rwo guhagarika jenoside, na monima ikurikiyeho nini. Ugasanga ingoro ziba zishobora kongeraho ikindi giciro gitoya ariko nacyo kibereye umunyarwanda. Hanyuma ku bikundi binini cyane, navuga nk'abo banyeshuri bo, iyo ari abanyeshuri barenze ku mubare 21 bava kuri ya mafaranga 700 bakajya ku mafaranga 500 buri muntu. Urumva rero ni igiciro cyoroheye abanyeshuri cyangwa n'urubyiruko muri rusange kuba basura iyi ngoro. Twavuze liberation, wenda inkotanyi zitangira urugamba, urabona ko itariki ya mbere y'Ukwakira muri 90, imyaka 30 irashize. Yego. Nubwo amateka hano harandi ashobora kugaragara n'ahandi, ese mu babasura abaza hano abafite imyaka 30 mwamufite ijyanisha mumenye uko babangana? Kuko aya mateka yuje kumva amateka akuruta, ahanini mba numva ko biba bifite uburemere cyangwa se agaciro cyane. Banibaza abarengeje imyaka 30 ubona bari interested cyane kuza cyangwa se n'abari munsi yaho. Numve ko ngira ngo nkuko nabivugaga, ahanini n'umubare munini dufite nyine n'uw'urubyiruko of course, ariko ahanini nawo ukazamurwa cyane n'ibigo by'amashuri, kubera ko abari byo tuba twakoranye nabo twifuza ko batugana. Ugasanga rero uyu mubare uri hejuru, kandi koko urajya guhura n'iyo myaka uri no munsi yayo, umubare rero uri hejuru turawubona rwose. Okay. So tugana ku musozo, nagira ngo abadukurikiye bakomeze, turabasaba yuko muza dusoza mutubwira website bakoresha kugira ngo, cyangwa se telefone bahamagara kugira ngo abifuza gusura ahangaha uko babigenza. Nagira ngo amateka nabonye aryoshye cyane, tugize amahirwe ko yazenguruka. Twabonye ko hano igihe baharasaga hari abagiye kwihisha, indake, hari ibiki byose. Kumvise basike 600 bagwaniriye ahangaha bakoze ikorwa bindashikirwa, baracyariho bose. Twifuza kumenya amakuru yabo, se nimba bagihari, bisaba iki guhura nabo, bisaba iki? Kuko buryo umuntu wakoze amateka ni byiza kumwegera ukamureba ukabona ari muzima, akakubwira nk'ibyo yabayemo byibuze. Ndumva nifuza kumva abo baseke 600. Urakoze cyane. Ngira ngo ahanini ntabwo twavuga ku basirikare 600 cyane ngo twibagirwe muri rusange. Ingabo za RP zahagaritse jenoside zanyuze hirya no hino bice, wenda nicyo twakwibandaho cyane. Ariko nanone aba basirikare 600 barahangaha bose siko baguye mu rugamba rwo guhagarika jenoside, baracyariho. Abenshi muri bo baranaza hano baradusura, nkuko nanabibabwiye ni n'umwihariko w'iyi ngoro. Akenshi ku isi uzasanga hari za mizede zaraho abantu bareba ubuhanzi n'ubugeni, abantu bakareba amateka cyangwa nibigize umuco ariko bya kera cyane. Ariko twebwe aya mateka tugaragaza hano muri iyi ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ni amateka yo mu myaka 30 ishize, mu myaka 25 ishize. Ku buryo rero abayakoze muri rusange uyu munsi abenshi muri bo, umubare munini cyane, hafi 90% bari urubyiruko. Iyo rero ufashe ya myaka 26 ukayongeraho muri iyi minsi bari mu myaka 50, 48, 52, abenshi rero baracyariho. Ni na byiza cyane ko tuba dufite amakuru koko y'umwimerere ava kuri bene igikorwa. Ese iyo bageze ahangaha babonye amateka nk'aya, reaction ya mbere babonye bari bafite yari
icya mbere n'ibyishimo birabasaga, bishimira ko icyo baharaniye icyatumye bahaguruka kugira ngo bajye muri urugamba rwo kubohora igihugu cyagezweho, nubwo hagati haciyemo jenoside yakorewe abatutsi gatuma ibyishimo bitaba uko byagombaga kuba, ariko iyo biza gukomeza ari urugamba rwo kubohora igihugu bikanarangira uko biba ari ibyishimo gusa, ariko miliyoni isaga y'abatutsi yabaye nkaho ishyira agacucu ku byishimo bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu. Rero bo bishimira cyane kubona ko impamvu yabahagurukije bajya mu rugamba rwo guhagarika jenoside no kubohora igihugu yagezweho, ariko nanone ntigerweho mu buryo bw'amasasu gusa no kurwana, ahubwo na nyuma yaho igihugu kikaba kirimo kiyubaka muri aspects zose. Hakaba hari ibyagezweho, ahubwo twebwe ugasanga baratubwira bati nyamuneka mujye mwibuka aya masomo, mukomeze muyigisha urubyiruko bamenye amateka, bamenye indangagaciro zaranze abahoze mu ngabo za RPF kugira ngo bazubakireho, ariko n'ibyanagezweho ntihakagire ushobora kubisenya barebera. Banamenye ko n'aka kazi ko gupigana ku masasu karangiye, ahubwo bakwiye kwiyubaka bakubaka igihugu cyabo bakaniteza imbere. Rero iyo twe tubabona basuye iyi ngoro muri rusange, ujya kubona ukabona iyo amaze gusura ku maso aranezerewe, ariko yakwibuka nanone rwa ruhare rwa jenoside yakorewe abatutsi, yabihuza akaba ari hakura za mbaraga zo guhera kwa kubwira ati ariko nubwo ibi byagezweho nyamuneka mwigisha urubyiruko, mukomeze musobanura aya mateka, urubyiruko rutazasubira aho twebwe twanyuze cyangwa se bakajya mu bibazo igihugu cyacu cyahozemo. Turimo gusura hari aho twabonye basa nkaho urimo kubaka banza ari indake, se n'andi mateka mashyashya cyangwa nayahari atari bwabonega umwanya kugira ngo bakore? Ngira ngo nkuko nabibabwiye ko muri za ngabo 600 zari ahangaha, ntabwo baje ngo bajye mu byumba. Ubundi ingoro y'inteko nshinga amategeko yari ifite uruhande inteko ikoreramo, ariko n'urundi ruhande rwari ruteganyirijwe kuba hoteli. Abanyapolitike rero nimwo babaye, ariko abasirikare ntibajyana mu byumba n'abanyapolitike, so bo bacukuye indake rero kugira ngo bashobore kurinda aba banyapolitike bari bazananye nabo. Hanyuma umunsi w'itangwa ry'itegeko ryo guhagarika jenoside ku itariki 7 nabo bagasohoka kuri uwo munsi w'itariki 7. Ziriya ndake zirimo zubakwa ni zerekana ni zishushanya uko bari badeployinze cyangwa uko bari bari mu birindiro icyo gihe cyo kugeza ku itariki 7 mbere yuko basohoka. Aba 600 bari bakubiye muri kampani zenye zarimo Chui, Tiger, zirimo Simba na Igo, ari nazo zasohotse kuri uwo munsi w'itariki. So ayo mateka nayo rero aziyongera kuri aya mateka asanzwe, abantu bagiye bashobora kuyasura. Turimo kubona ku musozo, iyo winjiye ko nagiye mbibona ntabwo abantu bemerewe gufata amafoto kuko n'umurage bakwiye kuza bakabona nabo basobanurira bataba babikoresha uko bitari. Amateka urasohoka ukasiga, ese nk'umuntu aba yumva bituzuye cyangwa bitarangiye kuko wowe wifuza kongera gusubiramo kandi iyo bishoboka, nta buryo, nta bantu baba bahari bafite inararibonye ku buryo batwara abantu kuri ground iyo misozi yose bagiye bazamo. Turebe kuko inkotanyi ntabwo zahereye Kigali, zari zahereza mu Kagitumba zinjira hose, ntabwo haba hariho abantu bemewe n'amategeko bashobora kugeza abantu kuri ibyo bintu, kuri iyo tuba byibuze. Murakoze cyane. Ngira ngo aya mateka koko nkuko nabivuze agaragara muri iyi ngoro avuga iminsi 100 y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero iyo minsi 100 ntabwo nanone hari indi minsi igera mu myaka 4 yo kuva ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 10 muri 1990 iza ikagera mu kwezi kwa 4 muri 1994. Ayo mateka rero nayo hari indi ngoro agaragaramo y'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu iherereye ku Murindi w'intwari, ahahoze n'ubundi ari high command ya chairman wa RPA muri kiragiye cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Ariko kubw'amahirwe ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ndetse n'ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda na Minisiteri y'Ingabo, hakozwe inyigo hanashyirwaho inzira yitwa Liberation Tourism Trail iva Kagitumba ikagera igaca Nyagatare, n'ubundi mu karere ka Nyagatare igaca Gicumbi ikazamuka Burera
ikazamuka igaca Musanze, igakomeza igaca Gakenke n'igice gitoya cya Rulindo, Gasabo ndetse na hano muri Kigali. Ikaba igizwe n'ibirometero bisaga 120. Ikaba igiye ikubiwemo ahanini site zitandukanye zifite aho zihuriye n'amateka y'uru rugamba rwo kubohora igihugu. Muri aya mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, kenshi iyo uvuze nka Kagitumba abantu bahita bibuka Rongi. Wavuga Nyabwishongwezi abantu bakibuka ko Red Fred yahaguye. Niba uvuze mu Rugano bakibuka ko inkotanyi zahimukiye zihinduye amayeri y'intambara. So izo site zose rero nkuko ndimo nzivuga cyangwa nzirondora, zose zongeye gusubizwa muri iyo nzira binyuze mu bufatanye bw'ibyo bigo. Ndetse ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu bikorwa remezo yatashye yageneye umurenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare, hari naho yatashye mu buryo buri vaco ingoro izubakwa ahitwa Gikoba, aho ubwe yabaye mu gihe cy'agasantimetero. Ubu rero RDB yanahashyize hanze rwose company yitwa Rabestas Limited yemerewe kugurisha iyi nzira navuze y'ibirometero 120, ndetse ushaka kuyibukinga n'ubu ngira ngo bafite urugendo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, aho bazakira abantu b'ingeri zose bagakora icyiciro cya mbere cy'urugamba rwo kubohora igihugu n'icyiciro cya kabiri, aho hanini mu cyiciro cya mbere bibanda ku gusobanura launch ya liberation struggle, initial successes cyangwa intsinzi zabayeho zirimo gufata Gabiro na Nyagatare, hanyuma hakabaho na losses zabaye zirimo gutakaza abayobozi bakuru b'urugamba byanaciye intege abari mu ngabo za RPA, bikaza no gutuma basa n'abasubiye inyuma. Hanyuma icyo cyiciro cya mbere kigasozanya no guhindura amayeri y'intambara nyuma y'uko Major General Paul Kagame yarahageze ku rugamba. Hanyuma bagasura n'icyo cyiciro cya kabiri nanone gifatanye n'icyo cyiciro cya mbere, ariko cyo kibanda no gushyiraho ibirindiro inkotanyi zishobora gukoreramo, zikagura ibikorwa byazo, zikongera kwigisha amateka y'umuryango n'amahame no kubaka igisirikare gikomeye, ariko no gukoresha noneho amayeri ari superior cyangwa arenza yari asanzwe kugira ngo bashobore guhangana n'umwanzi. Navuga ngo rero rwose RDB yarayifunguye kuri iyo company, yemerewe kuyicuruza, nabo dukorana hafi na hafi ku buryo ukeneye ayo makuru na nimero za telefoni turazitanga na website yabo abashobora kugenda kabisura. Murakoze cyane. Bigaragara yuko ntibiburangirira ahangaha. Bivuze ngo turasaba abanyarwanda badukurikiye mwese TV nuko basura ahangaha ndetse banakagera no kuri ground. Ujo no guhera no kuri ground ukanaza ahangaha ukabona n'ibindi byose ibindi byinshi cyane byagiye bivugwa cyangwa se biri hano nk'amateka. Nagira ngo tubashimire cyane. Mbere ko dusoza nagira ngo Bwana Medali, nagira ngo nibuhe butumwa mwabwira abafite iyo nyota yo kugira ngo abari buze kuri ikiganiro cyacu bakumva ko hano ari amateka mu byo buri theory, ndetse bakumva ko ari n'inzira mwashizeho kugira ngo abantu bazajya baza kureba ibiri hano cyangwa se amateka ari hano n'indi nzira kugira ngo bajye kuri ground. Ni iki mwababwira nkamatanga message abantu barimo badukurikiye kuri TV channel? Ngira ngo reka icyambere mbakangurire ko ubundi umuco n'amateka nibyo bigira umuntu. N'umuntu niyaje aje kutureba inahangaje kureba ingagi cyangwa nibiyaga n'ibirunga n'ibiki byose, igikomeye cyane bujya aba ari umuntu. Umuntu rero agirwa n'umuco n'amateka ye. Ni amahirwe rero ko bafite izi ngoro, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yanabishyizemo n'imbaraga cyane, kuko nka mbere ya jenoside yakorewe abatutsi twari dufite ingoro imwe gusa, ariko guhera mu 2003 kugeza uyu munsi tumaze kugira ingoro 8 zifite na sites z'amateka atandukanye agera hafi mu 145 kandi zizwe. None rero tugize n'amahirwe y'iz'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu zigiye ku mugaragaro kandi zunganira aya mateka bayanditse. Ngira ngo wenda kugira ngo n'abantu babyumve neza, iyo uje hano muri iyi ngoro uba ushobora gusura tukagusobanurira mu magambo, ariko biba byiza nanone iyo wongeye ugatera intambwe ugahaguruka Miyove, aho umugaba mukuru w'ingabo za RPA yatangiye itegeko ryo guhagarika jenoside, ugaca muri ya nzira ya Kisaro, Mugambazi, Rutongo,
ukamanuka za Zoko na Kagugu ukaza hano kuri Sende, nibwo unezerwa iyo ugenze rwa rugendo. Noneho wakwinjira hano muri mize ukaba uvuga uti nibura nsuye mize, ariko na rwa rugendo narugenze koko nigere yahize inkotanyi zanyuze muri iki gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside. Nakangurira abantu rero ko ibi byombi bazabihuze, ahari ingoro nibyo bazisure, ariko nanone na za sites cyangwa na hantu ndangamateka hakubiyemo ayo mateka y'urugamba ko bajya babanza bakahagenda hanyuma nagira ngo akaruvuze ni keza tuzerwa twabonye ko inkotanyi zagendaga n'amaguru. Muri iyo nzira hari gukoresha amamodoka asanzwe y'amabisi ahagera, hanyuma hakabamo uburyo bwo kugenda n'amaguru cyane cyane ku rubyiruko, kuko ubwabyo byongera kwinjiza muri wa mwuka na wa mutima wo kumva urugendo abandi bagendaga mu masasu, mu mvura, bikoreye, ariko wa mutima wo guhangana no guhangana n'umwanzi ukagumaho kandi bagakomeza gukora ibikorwa byiza. So hari rero no kugenda n'amaguru, hari abashobora gukora n'igare biking, ibyo byose bizakorwa kandi abantu baba bashobora gukoresha ubwo buryo rwose. N'abantu bakunda za hiking, hari igice cyihariye cyabagenewe cyo kujya mu rugano, aho abantu baba bashobora kuzamuka bakareba inkotanyi byose cyane. Biraryoshye cyane. Nagira ngo tugana ku musozo, twumvise ko mufite mission mugera ku rubyiruko, mugera ku bantu benshi, mubakangura kuza kumva aya mateka. Nka HTV channel wumva kuri mission yacu dufite, hari icyo mwumva tuzabunganira gifatika? Murakoze cyane. Ngira ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ahanini ibintu byabo byose basigaye babishakira online, haba ku ma YouTube, za Twitter, za Instagram, nayo usanga amakuru menshi ariho bayakura. Ni amahirwe rero ko nka HTV iba yadusuye kandi ikorera muri wa muyoboro waho rwa rubyiruko rujya cyane, bivuga ko ubutumwa bwacu tuba dutanze buri bugere kuri rwa rubyiruko, bityo turn up cyangwa se umubare wabo noneho ukazamuka ahangaha. So icyo ni icyambere. Icya kabiri rero ni ubuvugizi mu bwa buri munsi, namwe mukibutsa ko bidahagije gusa ko umuntu asura TV online, ahubwo akwiriye no kugera mu ngoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda koko kugira ngo yisobanukirwe, anige n'aya mateka n'izo nzira zigende, kuko byongera kumuhindura no kumwinjiza muri uwo mwuka w'igihugu cyacu cyifuza wo kubaka byombi iterambere rijyanye n'amateka yacu bidasiganye. Twagira ngo dushimire cyane Bwana Medard uduha kino kiganiro cyiza cyane. Mwiyumviye yuko gusura ku nteko ari bya buri munsi, baratwakira nubwo turi mu period ya covid. Amasaha yo gukora mwayumvise kuva saa 2 kugeza saa 11, iminsi yose barakora. Ikindi mwiyumviye yuko leta y'u Rwanda yashizemo imbaraga kugira ngo abanyarwanda babashe kumenya amateka y'igihugu, bitari no muri liberation gusa, ndetse n'andi yose yagize umurage, ndetse umuco wacu aho ugiye hose, ugiye Nyanza wabona andi mateka. Nagira ngo dushimire cyane rero Bwana Medard kubw'iyo kiganiro cyiza aduhaye, ndetse natweretse yuko abaza ahangaha bashiriho n'indi nzira yo kujya kuri ground, kujya kuri terrain, bakabasha kubona iyo nzira yose yatubwiye, uko inkotanyi zinjiye muri Kigali, aho zagiye zinyura, ndetse nuko etape zose zagiye zikorwa. Nagira rero ngo abadukurikiye tubakangure yuko basura ingoro, kandi mwumvise ko uko abantu baje ari benshi igiciro kiragabanuka. Ikindi turaza kubagezaho aho hasi nimero za telefone ndetse na website ba contact abantu bazajya kuri. Mwumvise ko urugendo rwa mbere zatanga itariki 28 z'ukwezi kwa 11. Nagira rero ngo mwese mukomeze muyandikishe, mugere aya mateka, urubyiruko rwacu ruzakure ruzi inzira igihugu cyacu cyavuye, cyane cyane yuko amateka menshi genda shigwa hanze, benshi usanga baruta. Nagira rero ngo tubashimire cyane kubw'umwanya waduhaye, ndetse nuko nkuko twabibemereye your success our targets. Turi hari kugira ngo promoting mission zanyu, abadukurikira bose bagenda babona ko buri munsi dushiraho ibiganiro hirya no hino, ako byose bifite akamaro abana b'Abanyarwanda. Nagiye mbashimire cyane, mukomeze mukore subscribe, mukomeza kudukurikira, ndetse tubanakangurira kugira ngo kuri mission nafite dukomeze twegere iyi ngoro kuko ifite amateka menshi, kandi tunasaba yuko mwiyandikisha kugira ngo byuzuzanye theory ndetse no kuri ground. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Merci.